Okay guys, muri video ngiye kubereka ukuntu wakora video nk'iyo mumaze kubona umuntu ari kuguruka. Nagiye nzikora nkazishyira kuri TikTok, abantu bakabaza ngo nzabereke uko mbikora. Nayo niyo mpamvu nzanye ino video nkwereke ko nkora video zanjye zo kuguruka nkoresheje CapCut. Nta kindi kintu binsabye ni ukuza ugakoresha CapCut gusa ndetse ukoresheje phone yawe. Mbere na mbere ngiye kubanza nkwereke video uko nayifashe. Ndetse nkubise muri mushya ukande subscribe ino video ni kugira akamaro uzajya ubasha kubana n'izindi video nyinshi, kandi like yatuje dukomeza kubana muri video nyinshi. Mbere na mbere nabanza nkwereke ukuntu nafashe video yanjye. Dore ukuntu nayifashe, naranje mfotora mu kirere nta ndaza kumanukira. Urumva ugomba gufotora ahantu uraza uri gucira kumanukira uguruka. Gutya none niturangiza ubwo ngo tuye gutangira kwedita guys. Nakoze uburyo wakoresha CapCut, niyo mpamvu niriwe mbere ku buryo nipontizema aya ma video. Nimba utarareba ko wakoresha CapCut muri video zacu, iyo video nayo twarayikoze. None ikintu tugiye gukurikizaho rero ni iki, tugiye guhita tuza hano urikona ko twafite background. Turaza kuri video yacu ya kabiri tuyikandeho, tuze dufotore hano umuntu asa nk'uhagurutse. Hano muri kuhabona umuntu asa nk'ugiye mu kirere. Kanze mumwereke hano gutya, utari yajya hasi ukande split. Uraza ukande split, kano kantu kari hano aka numara kugakanda urahita uza ukande kuri iyi ngiyi ukasemo gutya asa nk'ugiye kuguruka. Kwa twongeye duplaying turebe niturangiza ukanda split. Tumaze kuyicamo tata tuza hano hirya, turaza hano tukande ko kano ka overlay. Kano ka overlay urakabona, aka niko turaza dita dukandaho. Niturangiza tuza tugakandeho, irahita imanuka ijya hasi. Nikimara kumanuka tata tuyikoraho gutya, tuyikora tuyijyane hano hirya. Kubona ko yamaze kuhagera. Video yacu iraza kuba imeze gutya. Ikintu tugiye gukora, turaza dukore kuri video ya mbere kugira ngo dukore ikintu frame by frame. Kuri hano iburyo n'ibumoso use nk'ugenda ukurura hose ujyana mu ruhande gutya kugira ngo ukore ikintu frame by frame. Akantu ko kandi nicyo bishatse kuvuga. Kwa ko ndi duplayinga ikintu kiri kugenda frame by frame. Demwe ukuntu yanganye. Naho tuza hano kuri video yacu ya kabiri. Hano video yacu ya kabiri niyo turata tuzaho. Tuze hano turaza gutya, tuze turebe ahantu umuntu agiye gusimbuka. Tuze turebe muri kubona uburyo video yacu yanganya ngo gutya. Tugiye gukora frame by frame. Ko turebe hano agiye kuva hasi. Hano iyo tukanda split nakaberetse gagacamo, duze tukanda delete ya video. None tuze hano ya indi ariyo tuzana ku mwanya wa mbere. Turangiza turata tuza hano kuri ya yindi, duze tukanda remove bg, remove background. Kandi hananditse ngo auto remove. Bazo kandi hananditse auto remove gutya, remove background. Ategereza aho gato kwa nakatangiye kujya mu gicu. Niturangiza turata tuza hano gutya, uyu muntu turahita tuze background nimara kuvaho. Turaza dukane kuri ya video yacu ya kabiri, tumuscaling uno muntu ajya ara hejuru. Nuko ikirena gifashe ako uzagifate neza ubana hejuru, ndetse yogize ukore ku gitambaro kugira ngo background iveho neza. Nurangiza urahita uzukande ko kano kantu kari hano ka keyframe. Aka ngaka urakabona ngaka, no uraza uhita ugakandaho. Nakadufasha kwa animating uzugakandeho gutya. Umutangiza ari mutoya uko background igenda imanuka, ari nako umuzana umuscalinga gutya kugenda ubikora step by step mumanura. Ushaka gukoresha ahantu ha transform, genda umumanura gutya. Raza ugenda umumanura guys, katurebe. Genda umuzana katureba ahantu nimba background twabikoze neza. Nurangiza komeza uze ugenda umumanura, bikore kuri speed. Tumumanura
gutya, urebe hano biraza kuba bigusaba ko wafashe background neza, hano wamwongereye uze bize kuba bimeze gutya. Turahita tuza duplayinge turebe ukuntu video yacu imeze. Kubona ko yamanutse ariko ntago bimeze sawa neza nyine. Tuza hano turebe ya video yacu twazize hano inyuma. Biterwa n'ukuntu video yawe wifuza kuyifata. Ndaje nkwereke ngaha muri kubona ko twari tumaze kwerekana ameze nk'umaze kurandinga yamaze kugera hasi. Tuza tugaruka hano inyuma, tuza uri kubibona ntago bigaragara neza. None turangiza tuza hano dukande kuri iyi video ya hano, dukande kuri iyi, dukande split. Tumara gukanda split tuze turebe, tuze dukuramo igice cya background yari isigaye kino. Tuza duhita dukanda delete. Tumara gukanda delete harasigara cya kintu amaze kuhagera, tuze bikwereke neza. Kubona ko nze nkwereka uburyo bimeze. Ya bigaragara ko gutya amaze kuhagera, umaze gushyiramo ama effect y'ibintu bimeze neza. None ikintu turata dukora tuza hano kuri iyi nyuma, dukore dusireho ahandi crack bigaragara ko ubutaka hasa nkaho kino gipfusi cyaturikije. Turata tuza tukanda handitse duplicate, tuza tureba handitse duplicate. Umaze gukanda duplicate rero iyo umaze gukanda duplicate ituza ugakanda handitse ngo overlay, ugahita uyimanura video ya overlay. Wamara kuyimanura ukayikoraho gutyo ukayizana, baza hano ukayizana gutya, ukayizana munsi ya yindi guys, ukayizana uraza ukayizana munsi. Iyo umaze kuyizana muri munsi ya yindi rero uhita uza ukayikandaho. Wamara kuyikandaho ugahita ukanda handitse ngo remove background, remove, ugahita ukanda kuri auto remove gutya. Tegerezaho gato kubona ko none tugiye gushyiramo effect yerekana ko hasataguritse. Tuza hano tukanda handitse ngo overlay, dukande gutya, tukanda handitse ngo add overlay. Tuza dushake effect tugiye gukoresha. Ndaza ndayo muri effect mfite tuyishake, ni iyi ngiyi ino effect tugiye gukoresha. Tumara kwikanda turaza dukanda handitse ngo add, ihita igeramo. Nimara kugeramo tuza dukanda handitse ngo chroma key, remove bg chroma key. Kano kantu duse nk'abashyiramo density dukurure tisigara. Nimara gusigara tuza hano dukanda handitse ngo no kuza ugakanda handitse ngo adjust, ugahita uza hano handitse, ugahitamo ibara rya green screen, ugahita ugabanya saturation. Umara kugabanya kantu k'akavi. Nusoza rero bino urahita uyigira gutya. Uri kubona ko idasana hano, ariko reka tubanze tuyishyire nyuma y'umuntu bigaragare neza. Numara gusoza gutya urahita uza ukanda handitse ngo layer. Numara kwakanda urahita uvuga ngo uraza kwandika kano ka hano kugira ngo imujye inyuma. Kano ga fresh kari hano, kano murakabona, kano niko urahita uza ugakandaho, uzihita ukandaho gutya. Ya murabona nuko adjusting cyane. Turangiza tuza hano gutya dukoreho, noneho turaresizinga bitewe n'ahantu hacu gutya. Ndaje nkwereke uburyo ibintu biraza kuba bimeze gutya. Reka gutya turangiza tujye kuri speed kugira ngo ibintu bize kugaragara neza, ko urabona ko ni duplayinga video yacu guys. Ntabwo ibintu biramera neza. Tuza handitse ngo speed, tuza handitse ngo normal, tuza tugabanye kugira ngo ibintu bigende gahoro gahoro, bigaragare nk'ibiriyo ku buryo wajya ubona bisa nk'ibitamuvinga. Tuze gutya duplayinge turebe, tuze nkwereke ukuntu ibintu bimeze. Twa adjusting tumushyiremo neza gutya guys. Video ntirarangira, video yo ntirarangira. Nge nuko ndi kubikora nihuta guys, ariko
noneho turaza dupureyinge twongere turebe uburyo video yacu turi kuyikora, dore ntabwo ibintu bimeze neza. Twongere twazijasitinge, igihe umuntu hari ibintu dushaka tubigire binini duse nk'abegeze hano gutaka ukuntu. Twongere dupureyinge gutya, nidusoza turahita tuza hano dukande kuri iyi ya mbere, duhita dukanda hano dukande split, tuhita tugasiba. Niturangiza turahita tuza hano turebe. Urabona ko iyi ngiyi ntago bisa neza na buno butaka. Turaza turebe dukande handitse splice kugira ngo turebe ibijyanye n'ubutaka. Ngewe narashaka koza ubushakashatsi nsanga ni overlay isa nk'uru butaka. Uri kubona ko ibintu bise bimera fresh, ibintu kubona ko bijya kumera kimwe, nibyo bijya kumera kimwe kabisa. Ndaza nongere ngabanye speed y'uburyo buri kugendamo, kugenda bwihuta ntabwo bigaragara neza cyane. Turangiza tuza hano, tuza dukande hano gutya, twadijasitinge. Urabona ukuntu video yacu imaze kumera. Iyo umaze gukora ibi byose uraza ugashyiramo ibintu by'amaspeed n'amakave. Dushaka tugahita dushaka tugashyiramo na dust effect, ugashyiramo shake effect. Ndaje mbereke nabyo ukuntu bikorwa. Muri turangiza turaza hano, turaza dukande hano n'ubundi, tuze dukande hano ndetse overlay nabyo ntacyo bitwaye. Tuze hano video yacu iri, dukande add overlay. Tumara kuhakanda dushake dust effect. Nidusoza turahita tuza dukande kuri iyo effect. Turangiza dukande hano ndetse add, kubona ni dust effect tumaze gushyiramo. Tuze dusiba hano itarazamo neza. Tuzane hano tudraginge aho video yacu itangirira. Tuze dukanda handitse ngo splice filter, kubona ko riracyari rikeya gutya. Ushatse wadaplicatinga ugakoresha real kamuri inyuma, cyangwa nabyo reka tubikore ntacyo bitwaye. Tuze dukore duplicate, tuze dukoreho tumanure gutya. Duhita tuzana hano, muri kubona ko twarenze video. Turizane hano ko twakoze frame by frame. Uri kubona ko video yacu gutinda, ariko guys wakoze frame by frame nibyo bituma ukora video yawe neza, ewana. Tuze tuzane ko video yacu imara amasegonda 2. Tuzane hano gutya, niturangiza tuze dukande kuri layer nk'ibisanzwe naberetse ko bazikoresha, ewana. Dushake layer dukande hano gutya, twadijasitinge gutya. Turaza dukoreho twadijasitinge. Dukubona ko ryamugiye inyuma, sinzi impamvu utari kubibona gutya. Twadijasitinge gutya. Uzabikora uko ubishaka gutya, ewana. Soje ushyiramo n'ama effect, ibintu bigakomeza kuryoha. Turaza dukande hano ngo split, kano tugasibe. Dukande hano n'ubundi kuri iyi video ya mbere hano dukande split, uretse tugakuraho. Tuze turebe video yacu ukuntu imeze, duplayinge turebe. Kubona ko yaragoye, ariko hano urabona ko harimo akantu k'akarongo, bivuze ngo ntabwo twajustinze neza. Uruja dust biterwa n'ukuntu unano birahita bivamo. Twongere duplayinge, kubona ukuntu video yacu imeze. Uri kubona ko imeze neza. Guys, mwibutse ino channel ko naducishaho ibiganiro, n'umucyane kuzabona ibiganiro byo kweditinga. Ukande subscribe no kunzogera. Uri kubona ukuntu video yacu imeze. Isoje bino, ikintu uhita ukora ni ukuza exportinga. Nukuza hano ugahita exportinga. Nshatse wanerekana hano amaze guhagarara ko nayifasha, ariko yo ntabwo nayishyizemo
maze guhagarara n'ubundi biba bikimeze kwa kundi, ugahita ukanda ko kano kantu we hari igihe hazaba handitse export, tuzi ukanda hano video yose igahita ifatana, ugahita ukanda hano ugategereza exportinga ikagera ku 100. Video yacu yari ngufi, iyo imaze exportinga turaza dukande n'ubundi hano handitse ngo done, tuza dukande handitse done, batujyane hano kuri new project, twongere dukande niyo ya video yacu tuyishyiremo, dukande add mari kwerekana ukuntu bashyiramo video kuba tabizi, tuza dukande hano no logo tuyikorera CapCut, tuze dukande frame by frame kugira ngo tubone uburyo turaza gukora ibintu byacu. Ya tuze hano duplaying video, turangiza turaza duhita tujya hano gutya handitse ngo speed curve, nshaka kubereka akantu step by step guys, akantu step by step custom. Hano biragusaba ko ufite data, biragusaba ko ufite mega edit, tuze turebe hano duhita dukanda add beat, ntacyo bitwaye bite bigenda gutya, kubona uburyo bise byihuta, ntabwo bikimeze kwa kundi. Tuze dushyiremo igerereye, cyo gushyiramo ama lighting nayo ukagenda ukoresha keyframe akaza kumanukana nabyo gutya. Ni dusoza tuza duplaying turebe video yacu ukuntu imeze, shano kuba ageze hano hasi tugahita tuza hano dukanda split, kwamara gukanda split rero tugahita tuza hano handitse kuza gushaka ahantu handitse effect, ugahita ushyiraho shake effect, nabyo wabikora ntacyo bitwaye, nabyo wabikora gushaka ahantu handitse effect, video effect, uraza urebe muri effect ukande kuri effect bita shake, ushaka ya speed iraza kugendaho, ugahita ureba uri kubona uburyo ibintu bise byikora, video ugahita yiplaying, ageze hasi ahita hatigita kabisa, tugahita ukanda hano ukemeza gutya, tuzuga playing. None ushaka guhita adjustinga nimba ari hano na hano bitewe n'ahantu ushaka kuyishyira, ugahita hajya hose, kubona kageze hasi hahita hatigita kabisa. None iyo usoje bino uraza ugashyiramo ama sound yo kurani, ikintu uhita ukora kuza ugashyiramo sound yo kurani umuntu amaze kurani. Iyo umaze gukora bino n'ubundi urongera ukagaruka ugakora hano handitse ngo export. Guys murabona ko ibintu nibiba bikomeye, ibintu niba bikomeye igitekerezo cy'ikirandakandikira muri comment guys, nabyo birangije n'ubundi kanda done, wasoza byarangira gutyo ukongera ugakanda new project, ukaza ugakanda ino video yacu n'ubundi tuzi ugashyiramo ama sound, tuzi ugashyiramo ama sound, gushyiramo sound yo kurandika. Turaza hano ubwo ngubwo handitse ngo audio sound, turategerezaho gato, ndahita nza nkandi hano ngewe kubera ko ari ama sound yanjye na downloads extract from audio, tenze makande kabisa, mitenze neba sound yo kurandinga, ndaza ndebe muzo narakoreka manzi nyishake ni kabisa, ndaza nyitoranye nuko nakoresheje screen record, nuko nakoresheje screen record, nuko nakora ndi recordinga kuri YouTube. Biterwa n'ukuntu bishaka playing, ushatse waza ugahita playing, kumva ni nyinshi ziri mu gahita ukanda hano handitse ngo add, ugahita ukareba sound ijyanye na video yawe. Ndaje banze ndebe sound ijyanye na video, ibyo nibirangira no kuza ukadjustinga sound yawe nk'ibisanzwe, ukaza ukashyira ngende kugira ngo mbere ngereka umuntu ushobora kuba atabizi nabyo agenda bimenya igihe mashako akantu tugakora kakarangira kugira ngo uzaze dukomereza kandi step by step. Tuze hano dusibe byaje bisaguka kabisa, tuze izi zibari nono copyright zongere volume yawe, zo nono du playing kubona ko video imeze nk'iyo mwatangiye mubona, ibintu bigahita bijyana kabisa. Iyo urangije n'ubundi ibi byose wamaze gushyiramo effect, ugenda ushyiramo utuntu twose turyoshya, n'ubundi uraza ugashyiramo, uraza ukajya hano n'ubundi handitse export,
ariko ushaka izajya no kuri YouTube ahantu hose, ahantu bitewe n'ahantu wifuza waza ugakanda hano ndetse expect ratio ugahita uhitamo bitewe n'ahantu wifuza izajya. Ubu ngubu hano yazajya kuri YouTube, TikTok, uri kubona uburyo biba bimeze. Wasoza ibyo byose ugahita uza ugakanda hano ndetse ngo export. Guys, video yacu uyu munsi yari rero mutse muri cyo kuri YouTube channel yacu, kandi subscribe kabisa. Ikindi gito dufite cyangwa muri comment zawe twaza gukora zo kudika ngoresheje phone yawe. Wandi nimba byakunze wandike muri comment byakunze, akabazo wagize umbwire, twigire igitekerezo, usharing ino video, tuzabonana muri video y'utaha.